njye nari nzi ko mfite imana ebyiri. Nari nzi ko mfite imana yandemye yo hejuru mu ijuru, nkagira niyo kwisi, kuko nahoraga nzinduka mu barangi meze nk'ugiye muri nibature, nk'uko tujya gusenga muri nibature. Ubu ngubu utabihubwo yanywaga ku gatabi nanjye akama. Nawe ukanywaho? Itabi igira umogi ntago ari sigara. Nawe wararunywaga? Ubundi mukaryama mwese mwahiye? Wavuze yuko nagendaga nsekera uwo ari we wese mbonye mu nzira nabaga narunyweye. Nagendaga nagera ku musore nkawe ngaseka. Iyo nageraga ku musore nkawe narasekaga. Kuko nabaga baravanga rurongoza. Rwabaga ruri kunyongoza nyine. Nagera ku mubyeyi ngaseka. Noneho urumva hari no mu byaro ngafata ijerekani y'amazi ngo ngiye kuvoma. Nkagenda nseka nzira yose mu cyaro rero babavoma kure. Nkagenda ndenga nkuriya musozi ndi gusekera uwo mbonye wese. Kubera urumogi? N'urwagwa bashyizemo byose. Baba we. Gusa sinarukundaga cyane, nakundaga byeri. Yazaga yinzaniye. Bambwira ati icyo gikeri ntago cyaba kigongeye mu nda yawe rwose. Nkavuga ati iki gikeri kiba kiri mu nda yanjye. Wahubwo kuko nyina atari yamenya n'Imana ni icyagaterura amajerekani mu nzu amabase ngo areba igikeri kiri. Ariko ntakibone. Ariko nababwiye ngo icyo uzaba cyo kirakugerageza. Igikeri kikagongera mu nda. Igihe cyaje kugera rero ndwara gutyo, igihe kigeze mva mu mubiri. Urapfa? Cya kintu cyaje ku mutima kirakiratura mba mvuye mu mubiri. Ubundi mbo ndavuga n'umudayimoni? Abo ndi muzima. Ndi muzima mu izina rya Yesu. Ndimo n'umwuka w'Imana. Aho data na mama batabaye warahabaye Mana urandengera. 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 Warahabaye Mana urandengera. Aho musaza wanjye atabaye warahabaye Mana urandengera. Aho ababyeyi banjye batabaye warahabaye Mana urandengera. Warahabaye Mana urandengera. Warahabaye Mana urandengera. Kunumva bikomeyera nikoye ubanza byaragukomeranye cyane. Ariko Uwiteka yaje kubyoroshya. Uhitunyigana birangira ufashijwe nawe, birangira nawe ugumyemo. Ndumva ndi gufashwa cyane. Byarangoye ariko Uwiteka aza kubyoroshya. Yesu ni umugabo w'Imana. Tuze kukumvikana nakureba neza. None se genda mvuze ngo data na mama batabaye. Yego. Warahabaye Imana urandengera. Naje bitongera muravuga ngo aho umusaza wanjye atabaye. Ngo Mana warahabaye. Ngaho ababyeyi banjye batabaye. None se Mana yarahabaye. Nawe byakubayeho cyane. Ariko Uwiteka ajya bihindura. Mana agiye ica inkoni zawe cyane. avuga ati mwana wanjye ndagukunda. Ati humura nzabana nawe. Yego. Aha twagiye. Yesu ashimwe. Yesu nahimbaza. Amakuru ni meza. Nitwa Uwinteye Korena. Uwinteye Korena. Uwinteye. Yego. Ampaye nka. Uvuka hehe? Uvuka? Mvuka mu majyaruguru. Mu kahe karere? Mu karere ka Gakenke. Reka dusuhuze abantu bari muri Gakenke. Yego. Tabwire ngo Uwinteye arabatashye. Yego. Mu izina rya nde? Ndabasuhuje mu izina rya Yesu wo mu karere ka Gakenke. Uwinteye uri umukristo? Ndi umukristo. Sengera he? Sengera mu itorero ryitwa Etamu. Etamu? Riba hehe? Riba ari ku Gisozi. Shumba witwa ngo iki? Bamwita David. David?
yitwa Dawidi. Hanyuma ni byiza cyane, ndumva yaragiye abatoza n'ukuri imico myiza cyane, gusenga n'ubuzima. Kandi ubuzima bw'ifi ni mu mazi, ifi ivuye mu mazi irapfa, nawe uvuye muri Yesu wapfa. Napfa rwose, mba naribagiranye. Yego. Utarakizwa wakoze iki? Utarakizwa wakoraga iki? Ntarakizwa ntabwo nari nzi Yesu nyine, nari ndi umupagani. Ntarakizwa numvaga ko kujya gusenga ari ukujya gusenga ari uko wabonye umwenda mushyashya, ari uko waguze igitenge gishyashya kugira ngo bakubone gusa, kuko ntaho nari mfite wo kwambarira imyenda mishyashya, nuko ntago nari nzi inzira y'agakiza. Najyaga gusenga ari uko nambaye umwenda mushyashya nawuguze. Yego. Ariko Yesu ahageze, ariko Yesu ahageze ubwibone burashira. Ubwibone burashira. Umuntu akizwa ibyo yakoze. Ntawe ukizwa n'ubundi icyo atakoze. Umuntu akizwa ibyo yakoze. Wari warakoze ibiki bibi? Njyewe ibintu narakoze, nari ndi umusinzi. Haleluya. Nari ndi umusinzi. Ariko azizi. Akundaga icupa. Nakundaga byeri. Nakundaga byari kurwagwa sinarukundaga. Ariko byeri iyo narigeragaho numvaga ari nk'isukari. Rukunirura. Ayanjye numvaga ari nk'isukari kuri njye. Ako ntago ari wanywaga ari Nyabingi mwa. Ntaze Nyabingi yanywaga. Ubundi iyo tukiri mu byaha tuba dufite karande nyinshi za ba data na ba sogokuru na mbega zitugendaho. Maze so nawe agira karande. None nawe abafite uko yavukiye muri karande zikoma ku bana yabyaye. Wasanga yararaguzaga. Cyane. Cyangwa ari n'umupfumu. Yego. Ari muri umunani bambwiye ngo papa wanyu yari umupfumu. Noneho rero ndagira ngo ubundi utubwire, iyo umuntu asinze hajya mu bibi. Yego. Nta bibi wakoraga iyo wabaga wasinze? Ntago byatana. Njyewe nararwanaga, ubundi nanywaga inzoga cyane kugira ngo mbone niba narakubuze kukubwira ntari umusinzi, nabonaga imbaraga zo kugutukana ndi umusinzi. Ukiri aho ngaho uretse gatoya, ubundi hari abantu bavuga ngo inzoga ngo zituma umuntu agira imbaraga. Yego. Zituma umuntu agira imbaraga? Zituma umuntu agira imbaraga za kidayimoni cyangwa se za gishitani. Kuko no muri bera haravuga ngo vino ni umukobanyi. Amen. Rero inzoga ni umukobanyi nazo. Zirakubaganisha, zigatuma ubangamira mugenzi wawe, zigatuma umutuka. Nanjye niko nari imeze. Naranywaga nkagira amahane. Ari ikintu ngiye nekereza. Bigeze bankubita ingume rimwe. Ingumi? Ingume. Urumva kuntu inzoga ari mbi, bankubise ingume sinamenye ko bayinkubise, nabibonye ijisho ryabaye umutuku mu gitondo. Urumva inzoga ni mbi, ariko ndashimira Yesu ko aho hantu yahankuye. Bakubise ingume niho wabimenya? Ubimenya bukeye? Mbimenya bukeye, ijisho ryabaye umutuku, ryari rigiye kumeneka, ariko ndashimira Yesu ko ngifite amaso yanjye yombi. Urabyibuka? Ubu se urubatse? Ndubatse. Ufite umugabo? N'abana bangahe? Mfite abana 4. 4? Acyabyara se? Ntabwo mbizi, ni Yesu ubizi. Ngiye mbona cyaje. Waba ari wowe wabiborotse? Oya. Ntabwo ari wowe wabihagaze? Ntabwo ari njye rwose. Imana iguha abandi bana mu izina rya Yesu. Ndabakiriye mu izina rya Yesu. Nubwo mbona nshaje, ariko na Sara. Na Sara yabyaye afite imyaka 90, biramusetsa cyane, nanjye ndasetsa. Yewe ntabwo urasaza. Ahubwo Uwiteka akuvugura guhereza undi mwana. Yo, ndamwakiriye mu izina rya Yesu. Yagoza gutinya kubyara. Ubu bitinya? Ntago ntinya kubyara, ko nzi yuko urubyara ari umugisha. Umugisha se warawubonye mu bana ufite? Njye narawubonye. Bose barakiga cyangwa barasoje? Ni birebire cyane, umwe
mwe naramubuze. Oya. Yagiye he? Ariko mfite kwizera hamwe no gusenga ko nzamubona igihe gikwiriye. Yagiye Bugande. Uramubura? Ndamubura. Kize imyaka 5 mutavugana? Si imyaka hafi gati 9 cyangwa 10. Kadusenga zaza. Katwizere ko ariho. Yego. Hanyuma rero ubundi umuntu aca mu nzira nyinshi z'umusaraba kugira ngo abe uwaba ari wo munsi. Kuvuga ngo wowe uri uyu munsi hari inzira waciyemo nyinshi kandi zigoye. Vuze ngo kugira ngo umuntu agere i Kanani hari inzira ijyayo. Iyo nzira yitwa ngo iki? Iyo nzira ijya i Siyoni. Kugira ngo ugere i Kanani uca hehe? Nukukizwa nyine neza. Unyura mu bikuruhije, ukanyura mu butayu, ukanyura mu ntambara. Abantu bakakwanga, abantu bakagukoba, ariko ntago ibyo byagakwiye kudutinyisha nk'abakomeje urugendo rujya mu ijuru. Nibyo byose nabiciyemo. Nabinyuzemo. Barandoga, narapfuye ndazuka. Nagiye mu ruzi nduvamo kubera Imana. Ndahinamirana amaguru n'amaboko. Imana irankiza. Ibyo byose ni ibintu naciyemo. Hari abagabo bo kubihamya. None se Atete? Narashonje, nambara ubusa. Byose wabiciyemo? Byose nabiciyemo. None uyu munsi Imana yakugiriye neza? Uyu munsi Imana yangiriye neza. Yangiriye neza. Ubu ndashima Imana. Reka nkwibarize rero. Ujya gushaka umugabo mwamenye gute? Njya gushaka umugabo nyine bya bindi bya karande nyine twarahuye nyine turitambira ngo mwarahuye? Twarahuye nyine ambwira ko tugomba kubana, nta bukwe bwabayeho, ariko nyine turabana nyine. Ubwo twaritambikiye turigendera. Enda muri ryamira. Cyane. Mwabaga he? Twabaga mu byaro. Mu cyaro. Yakiraza kugera muzi Kigali. Haye. Hanyuma muri banda. Ibundi cyuzaba cyo kirakugerageza. Kirakugerageza. Uca muri ibyo bikomeye uraza kugeza urakizwa. Yego. Mwabanye mu mwagacupa mwese. Yego. Yampaga n'itabi hubwo, yanywaga ku gatabi nanjye akama. Nawe ukanywaho? Itabi gira umogi ntago ari sigara. Nawe wararunywaga? Ubundi mukaryama mwese mwahiye. Wavuze yuko nagendaga nsekera uwari we wese mbonye mu nzira nabaga narunyweye. Nagendaga nagera ku musore nkawe ngaseka. Iyo nageraga ku musore nkawe narasekaga. Kuko nabaga baravangwa rurongoza. Rwabaga ruri kunyongoza nyine. Nagera ku mubyeyi ngaseka. Noneho urumva hari no mu byaro ngafata ijerekani y'amazi ngo ngiye kuvoma. Nkagenda nseka nzira yose mu cyaro rero babavoma kure. Nkagenda ndenga nkuriya musozi ndi gusekera uwo mbonye wese. Kubera urumogi. N'urwagwa bashyizemo. Byose. Baba we. Gusa sinarukundaga cyane, nakundaga byere. Yazaga yinzaniye. Ataga yizanye. N'ukuntu irura wowe wumvaga iryo. Numvaga ari nk'isukari kuri njye. Yewe. Nuko rero ukomeje kubana. Igihe kiza kugera nza kurwara mu nda, ndwaramo ibintu ntazi. Ubwo ni ukubera ibiyoga? Ntago byari ibiyoga, ahubwo zari za karande. Inda yaje kubyimba, ikajya igongeramo ibikeri, ikajya imokeramo ibibwana by'imbwa. Igikeri iyo cyagongaga cyajyaga kurangiza kugonga kikavugira nka hariya mu nzu. Umugabo akambwira ati icyo gikeri ntago cyaba kigongeye mu nda yawe rwose. Nkava ati iki gikeri kiba kiri mu nda yanjye. Wavuga kuko
nyine atari yamenya n'Imana ni iki, agaterura amajerekani mu nzu, amabase ngo arebe igikeri kiri, ariko ntakibone. Ariko nababwiye ngo icyo uzaba cyo kirakugerageza. Igikeri kikagera mu nda. Igihe cyaje kugera rero ndwara gutyo, igihe kigeze mva mu mubiri. Urapfa? Cya kintu cyaje kuzamuka, cyari igikeri, cyari kibwana cy'imbwa mu nda, kirazamuka gisatira umutima. Nari ngeze igihe cyo gupfa, gisatira umutima, kirakiratura, mba mvuye mu mubiri. Ndimo ndavuga n'umudayimoni. Abo ndi muzima. Ndi muzima mu izina rya Yesu. Ndimo n'umwuka w'Imana. Ndavuga n'umuzimu wenda. Oya. Waragarutse. Naragarutse. Haleluya. Ni ukuvuga ngo Imana yarakuzuye. Imana yaranzuye. Imana yaranzuye, inzura abantu bahuruye, baje kureba umuntu wapfuye. Bigeze ninjoro Imana iransanga, nyereka twara abarwayi benshi cyane, ariko ngo baratuvura turakira, ko ngewe ngo biranga mpagurutse ndahirima. Nuko rero navuye muri urwo rupfu. Nuko nyine nakangutse nshidukira hejuru uko nabibonye, ngo bari abagabo bambaye imyenda yera. Nuko nyine nakangutse mba ndahirimye, nkanguka mva muri urwo rupfu nyine. Nuko byagiye. Ubwo nakangutse rero, umubyeyi wanjye ahicaye, murumuna wanjye ahicaye, na basaza banjye n'umugabo wanjye, mbona barize cyane. Ariko ngira agahinda kenshi cyane, ndavuga ati se ni igiki kiri kubariza. Ariko mpagurutse ngo wenda nanjye numve ko nirekuye, numva mu maguru ntihakora. Umuntu wapfuye nyine aba yapfuye, nta rugingo rwanjye rwakoraga na rumwe, ahubwo bagatinya kumbwira ati ko wari wapfuye, yaba ari wowe uri kutuvugisha. Nkababazwa n'ukuntu bantumbiriye, kandi ngiye hari ikintu ushaka kubabwira. Ndakomeza ndababwira kuki muri kurira, bagaceceka bakanga kuvuga. Niba bari bazi ko bari kuvugana, bari bagize ubwoba. Bageze aho barantinyuka, baravuga ngo rega ngo wari wapfuye. Ndavuga ngo ntago nzongera gupfa. Wati ngewe nabonye umuntu uzamvura kandi mpaka nkize. Batangira guhumurizwa, batangira gushira ubwoba. Gusa Imana iteza ikibazo kugira ngo ikemure ikindi. Urupfu wararubonye. Kuba dukurikiranye, niba uri kunyura mu bigeragezo byose, Imana iteza ikibazo gikemura ikindi. Urupfu nararubonye, kuko Satani yahigaga ubugingo bwanjye. Urupfu ndarubona, urupfu ndugeramo. Uko umuntu ababazwa n'urupfu narabibonye. Burya umuntu upfa arababara cyane. Narababaye mu gupfa kwanjye, ariko ntabasha kuvuga. Umutima warandiye, ndababara, bumeze nk'aho ari urwembe rucyaye cyangwa icyuma basize kuri poseze. Numvaga kikatagura umutima. Ariko nyuma mvuye muri urwo rupfu, maze guhumuriza umuryango wanjye, umaze kuntinyuka, natangiye kujya ngenda nicaye, kuko ntari mfite imbaraga zihaguruka. Nyuma yo kugenda nicaye, ntangira no kugira imbaraga zitangira no kuhaguruka. Nza kubwira umugabo wanjye rero, hari umuntu wavuze ko mushobora kumvuza. Ni umuntu yaransanze mu rugo. Umugabo wanjye arangije arambwira ngo buretse ngo njye gusaba ngo uruhushya bosi wanjye, ngo hanyuma rero ngo namara kuruma nzagaruka nkuvuze. Yaje kugaruka rero, Satani arakora cyane. Ndamubwira ati noneho rero uko ugarutse jya kumvuza. Yarandebye, aranyitegereza, arangije arambwira ngo kwererere, ngo ubwo se urabona ngo nshoboye gusiba akazi hejuru yawe. Satani yahise anyoherereza undi mwuka cyane w'umujinya mwinshi.
amajwi abiri akanyongorera, rimwe rikavuga ati wigira umujinya, irindi rikanyongorera ati yarakurambiwe. Niba atinyutse kuvuga ngo ntashoboye gusiba akazi hejuru yawe, arakurambiwe, uramuruhije, ibyiza ni wipfire, ibyiza nta kindi wakora, ipfire. Reba igihe warwariye, none dere aho waruviriye mu rupfu, mva ukuntu umugabo akubwire, mva ukuntu umugabo akubwiye wipfire. Nahise ntangira gushaka kwiyahura. Amena. Nahise nangira gushaka kwiyahura. Twari duturanye n'uruzi. Uruzi naramanutse ariko ntabasha kugenda, manuka ari ku mugoroba, ko muri karitsiye bari bazi ko ari umuntu ugiye gupfa. Ngeze ku gahanda twari dutuyeho, numva abantu baravuga, ndavuga ati ibyo ari byo byose aba bantu nibambona kandi bazi ko ngiye gupfa, baravuga ko ngiye baramfata. Ubundi yo Satani ashaka kukwicira igihe kitari igihe, abagusunika cyane kandi agushyiraho igitutu. Ubwo naravuze ati aba bantu n'abatuka, aba bantu bagiye kumbuza kwipfira, mbatuka no mu bitutsi by'abapagani, ntaba bavuna muheto, ntibagiye kumbuza kwipfira. Ariko nagiye kubona mbona bakomeje indi nzira ngiye ntari bunyuremo, ndavuga ngo Mana urakoze. N'abapagani n'umujuri yajya kwiba avuga Imana, n'umurozi yaroze aravuga ngo Mana umbabarire uyu muntu apfe. Yego. Ubwo nanjye rero naravuze ati aba bavuna muheto bakubitwe n'inkuba bambujije kwipfira, ati niruhukire. Base bakomeza inzira gutya, mbonye bakomeje indi nzira ntari bunyuremo, ndavuga ngo Mana urabyemeye yuko mpfa. Nahise manuka njya mu ruzi, nagendaga ncumbagira gake kuko ntarindi kubasha kugenda, nayo ntaragira imbaraga zikomeza ingingo. Nawe urumva umuntu uvuye mu rupfu. Ngeze ku ruzi nururutse gatoya, ndagenda njyamo mu ruzi Nyabarongo. Ugiye kwiyahura? Muri Nyabarongo. Ubwo murumuna wanjye ari we Uwintija Sinata, yamye muba hafi, nawe yamye amba hafi. Yego. Sinzi ukuntu yabwiye umugabo atariko mama Josiane yavuze yuko agiye kwihagarika. Ati none namubuze, ati ngiye muri wese ndamubura, ati none uyu muntu agiye. Navutangiye nkubwira ngo icyo uzaba cyo kirakugerageza. Amen. Ngicyo uzaba cyo kirakugerageza. Ubwo bahise bayoboka inzira nanyuzemo. Ntumbaze ngo ninde wababwiye inzira nanyuzemo. Ni ya Mana. Ubwo baraje bansanga mu ruzi, ntangiye kujya ahantu hakure ngo ubundi nyine mpfe. Bankuramo, umugabo ankuramo n'imbaraga nyinshi, baragenda banshyira mu nzu. Maze kunshyira mu nzu, mu gitondo nibwo bwakeye, nibwo banjyanye ku muntu ngo uvura. Ariko ntabwo nirata imbaraga z'abavuzi, nta nubwo nirata imbaraga z'abapfumu, ntago mbyirata. Ahubwo ngewe nagezeyo, barambwira ngo ahangaha nta murozi ngo ugera uhagera, ngo nta n'umupfumu ugera ahantu. Ndavuga ati ahangaha niho nari narabuze, taha n'igisubizo cyanjye kibonekeye. Amen. Amen. Ubwo nagezeyo ndaryama, batangira kumvura ko barambwira ngo nta muti twebwe tunywa, ngo nta muti tunywa, ngo umuti ngo urajya ujya hariya ngo uvuge ngo abera b'Imana, ngo abamarayika b'Imana ngo nimunkizaho ndwaye. Niko byagenze. Nahamaze igihe kitari gitoya, nza gukira. Ariko mu gukira uba ufite izindi mbaraga, uretse Yesu wenyine ushobora kugukura aho hantu. Uba ufite izindi mbaraga zakugiyemo zidashobora kuzatuma uhava. Igihe cyarageze rero nza kuhava ndakira. Maze gukira
nibwo Imana yasanze njye nta muntu wambwirije ntago ari kumbwiriza nari mfite kode nari mfite kode nari mfite karande nari mfite kode nari mfite karande ntago ari kumbwiriza rero ngo numve ubwo ngeze aho nari ntuye rero ubwo tuvuye muri icyo cyaro umugabo yaje kunzana i Kigali anzana i Kigali ndahaba nibwo natangiye kuba mu gipangu cy'umuntu harimo umuvugabutumwa usengera muri ADPR akambwiriza cyane ariko simbyumve akambwiriza cyane ariko sinumve ariko kuko nakubwiye ngo nibimana igushaka byanze bikunze waca mu busambanyi waca mu bujura waroga wakora iti wabyanga wabyemera ni Imana nigushaka ntabwo izakubura igihe cyarageze rero njyewe ubwanjye nibwo umwuka w'Imana yansanze asanga ndyamye ubwo nari mbyaye umwana wa gatatu ndi ku kiriri cyangwa se niko babyita kumwe umubyeyi aba atarasohoka mu nzu n'uruhi njyewe umuntu yigishije kuri radiyo umuntu arigisha radiyo umucyo nibwo yari ikiza nari ndyamye mfite uruhinja rwanjye turyamanye ubwo yari umwana wa gatatu umuntu arabwiriza aravango yewe wa muntu we nturi umurozi nturi umupfumu ntukijijwe uri muntu ki arabwiriza aravango ntukonje ntunabizi ngiye kukuruka ndangije nanjye aho nari ndyamye numva mbuze icyo ndicyo njye nari nzi ko mfite Imana ebyiri nari nzi ko mfite Imana yandemye yo hejuru mu ijuru nkagira niyo ku isi naho karande yanjye yari nuko zari zimeze karande zanjye nari nzi ko mfite Imana yandemye yo hejuru mu ijuru nari nzi ko mfite n'Imana yo ku isi kuko nahoraga nzinduka mu barangi meze nk'ugiye muri nibature nk'uko tujya gusenga muri nibature ubu ngubu turi abarokore nahoraga nzinduka rero njya mu barangi kuko iyo nabaga ndaye ntagiyeyo byabaga ari ikibazo kuri njye narotaga nabi narotaga napfuye narotaga abana banjye bapfuye nkarota mama yapfuye nkarota bavandimwe banjye bapfuye bashize bugacya nkirukanka ntibarapfuye bararangira reka nirukanke ngende nuko imbaraga z'umwijima zikora cyangwa se imbaraga z'abarangi igihe cyarageze rero muri icyo gihe uwo muntu ari kubwiriza nahise ari ku cyumweru kuko nahise numva ubwo abunyishe mpinda umushyitsi muri nge ntibyari byo byose uyu muntu yaba ari nge ari kubwira ikintu cyatumye menya ko ari nge ari kubwira nuko yageze aho yumva ntari kubyumva haza ijwi rirambwira ngo wari upfuye uravuga ngo Mana numfasha ngo ukanyongerera kubaho mu isi ngo nkarera umwana wanjye ngo nzagukorera ngo kandi wari upfuye ufite umwana umwe ngo none dore ufite batatu nibwo nasobanukiwe ntago nari nzi ko ari ijwi ry'Imana mu by'ukuri kuko sinari nzi Imana ariko iryo jwi ryo nararyumvishe numva ko rinsobanuriye ibyo ngibyo nanjye nzi nivugiye nagiye gusenga muri ADPR ari ku cyumweru kuri ADPR k'umukenke yego ndagenda njya gusenga ari ku cyumweru ariko ngenda muri njyewe ari Imana ebyiri iyo hejuru mu ijuru yandemye niyo ku isi nkorera ko nari nzi ko mfite Imana ebyiri nageze kuri ADPR abaririmbyi bararirimba muvuga butumwa arabwirizwa ndafashwa ariko bigeze aho numva nezerewe cyane nanjye nakumva nahaguruka nkaririmba nkanabyina ikintu kiza kimfata ku gikanu mva karande ni karande zatumaga zari zagira ngo ntakizwa
ariko mu ijuru hari Imana ishoboye byose, ngo ni rudatetereza abayisunze, ni intwari mu ntambara, ishoboye byose. Yego. Ubwo ngubwo ikintu kimaze kumfata ku gikanu, nahise nunama kureba umwigisha birananira, kureba abaririmbyi birananira, nkomeza nunama. Ndangije ubwo narahagurutse ndataha. Ku cyumweru ndongera, ntago nari nzi ngo ibyumba by'amasengesho, ntabyo nari nzi. Ku cyumweru ubwo nasubiyeyo, ariko noneho ngenda mvuga ngo umva rero Mana, wowe hejuru mu ijuru, niba ari wowe nkurikiye, ese nawe wo ku isi niba ari wowe, ikiraruta ikindi imbaraga, kirarusha ikindi imbaraga, aricyo kintwara. Ko sinari nzi gusenga ibingibi byo dusenga tukumva koko ko turi gusenga tubwira Imana yacu. Nagiye mvuga gutyo, nkigera mu rusengero naricaye, cya kintu cyaragarutse kiramfata, kimfata ku gikanu. Ntangiye kimaze kumfata ndavuga ngo ese wowe Mana uri hejuru mu ijuru, nakubwiye ngo niba ari wowe nkurikiye, ikirusha ikindi imbaraga aricyo kintwara, nawe wo kwisi kiruta ikindi imbaraga aricyo kintwara. Cya kintu cyanzitutse ku ijosi kirandekura, ndafashwa, ndeba umwigisha arigisha, ndeba abaririmbyi barabyina, numva hari igihu kiri kugenda kinyorosokaho, mfashijwe nanezerewe Imana. Ubwo narakomeje ndasenga gutyo, ndakomeza ndasenga, nkagenda menya Imana ikampa amasezerano. Ariko mu by'ukuri mu minsi namaze nsenga, ntago nari nzi ngo Imana iri kumpa amasezerano, nabisobanukiwe nyuma. Igihe cyarageze rero nigira umubatizo. Mu by'ukuri ndatekereza yuko ngiye nabatijwe ntarakizwa neza, ko nari ntaramena amabanga ya Satani yose. Kandi wari uyafite? Nari nyafite, kuko ntago nari narihanye ko nagiye mu barangi, ntago nari narihanye ko nagiye mu bapfumu, ntago nari narihanye ibigirwa Mana byo kwa papa. Ibyo byose hari iyindi mbaraga ikimbundikiye, inyereka ko bakaze, umwana narwara nzirukirayo, cyangwa nanjye narwara ngasubirayo. Ariko Imana yo kabyara abahungu n'abakobwa ari byo twebwe. Igihe cyanjye cyaje kugera, umuvugabutumwa w'umubyaraza aturutse ku Muhima muri ADPR yaho, ageze ku Mukenke, arabwiriza, ariko avuga ngo igihe cyanjye cyari kigeze rata. Arabwiriza, arangije aravuga ngo yewe wa muntu we, ngo wicaye ahangaha mu iteraniro wihesha amahoro, ngo icyaha cy'ikigugu waracyihoreye, ngo icyaha cy'ikigugu wanze kukihana, ngo igihe cyose, ngo ubundi icyo cyaha cy'ikigugu ukibundikiye ngo kizakugezahe. Umwuka w'Imana nagiye kumva numva umanutse kuri nge, umuriro w'Umwuka wera wamanutse kuri nge, numva uramfashe. Haleluya, Imana nishimwe. Numva haleluya, numva Umwuka w'Imana uramfashe, urangije unyigisha kwihana. Amen. Unyigishije kwihana, ntangira kwihana ndira cyane. Burya nusenga cyangwa nukizwa, ukumva uri kwihana icyaha ugifiringa, ukumva uri kwihana icyaha useka kitakubabaje, ntago ukijijwe. Ngewe icyo gihe nihannye ndira, noneho ndizwa n'ibyaha, ndihana ndamaramaza. Narihannye, nihana uburyo nagiye mu bapfumu, nihana uburyo nagiye mu barangi, nihana uburyo nashishikarije n'abandi kujyayo, mvuga ko ari Imana bakurikiye. Ndihana nyine, uwo munsi ndabohoka. None se uyu munsi iyo utekereje Imana yagukuye ubundi reka nkubwire, umuririmbyi w'izimbano by'umwuka yararembye ngo nimumvugire iyo Mana. Nanjye numva umuntu wese yamvugira Imana neza. Amen. Numva umuntu wese yamvugira Imana, kuko iyo ntekereje aho yankuye,
iyo ntekereje aho yankuye nababwiye ko nagiye mu ruzi nkavamo, icyo gihe cyari icyo gupfa kwanjye ariko Imana irandengera. Nababwiye yuko napfuye nkazuka narahinamiranye amaguru n'amaboko. uyu bora nabaye umusazi nka murumuna wawe. Byari no gushoboka. Uwiteka arakurinda. Natwisinda imokeramo ibibwana by'imbwa, ibikeri. Igihe ababyeyi bambwiraga nahimbye n'indirimbo y'ubuhamya bwanjye. Ababyeyi barambwiraga ati iki cyumweru ntago kigusiga utabyaye. Narinze agahinda kanjye rero kuko ngiye mu nda yanjye nta mwana wari urimo mbizi. Ubwo rero iyo ntekereje Imana yanjye aho yankuye, nta kindi nkora, nshishikariza abandi bose nkuko nabashishikariza ngo bajye mu bapfumu niho Imana iri, nanjye mbashishikariza gukurikira Imana yanjye kuko yankuye ahakomeye. Nari ndwaye irankiza, nari nshonje ubu ngubu, inzara yarandiye cyane, nari nshonje irangaburira. Nabwiraga abana nti mujye mu nzu twiryamire kugira ngo dusenge Imana, Imana iratugaburira. Nkagenda cyagiye turi gusenga mu nzu nyine abana bagasinzira, ngasigara mbwira Imana nti ngaho Mana ndinda gukorwa n'isoni. Ubwo rero iyo ntekereje iby'Imana yanjye naho nabihera naho nabitangirira, ariko kimwe cyo nuko nzajya nyivugira. Nukuri. Hanyuma rero turi aho ngaho, wenda iki ni igice cya mbere cy'ubuhamya bwawe, tuzaruka mu kindi gice cya kabiri. Kindi gice cya kabiri tuzabirambura byose, dukomeze aho twari tugeze, tugere ndetse n'uyu munsi ubuzima bwawe buhagaze gute, imeze gute, byifashe gute, byose Imana izagenda ibana natwe kuko nta Imana itakora umuntu nayo itamugeza. Siko bimeze. Yarakoze, ngira ngo abantu bazabona ikiganiro cyawe na murumuna wawe yarahabaye n'ukuri. Murumuna wawe umusazi uburyo wamurwaje akajya kumva bicandwa, akajya gukubita ingumi. Yarankubise murumuna wanjye ari umusazi bishoboka. Tuzabyumva mu kindi gice ubwo muzamuri kumwe. Turagushimiye, Yesu aguhe umugisha. Yego. Turagushimye Mana, turagushimye Nyaguhora ku ngoma, turagushimye Gitare cy'amahanga, turagushimye Mugabo w'intwari. Haleluya. Turagushimye rudatetereza abakwisunze. Turagushimye kuko uri intwari mu ntambara. Turagushimye kuko uri muremure, witwa Yesu, nta wundi witiranwa nawe. Haleluya. Uri umugabo w'intwari, uri mugari kandi uri muremure. Uburebure bwawe nta wabuheza. Dawidi wavuga neza nguriya bisobanura nguri Imana yacu rwose. Turagushimye ruko abanye natwe muri iki kiganiro rwose. Wumve ko tugushimye, dushimiye abantu badukurikiranye, baduteze amatwi, nabo bahumugisha. Uhumugisha buri wese Uwiteka abashe kudukurikira muri iki kiganiro. Uhumugisha abagore, uhumugisha abapapa, uhumugisha abasore, uhumugisha abakobwa, uhumugisha buri wese wakurikiranye iki kiganiro. Urakoze Yesu, tukwambaje twizeye bya Yesu Kristo umwami wacu. Urakoze. Amen.